بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ishimwe n'ikuzo by'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha bisakaye ku mwimana Muhammad we nabiwe n'abasengendobe ndetse n'abasalamu bose inshallah kugeza ku munsi wa nyuma. Bavandimwe b'Islamu cyubahiro, inshuti ubuyobozi bw'Islamu mu ntara y'Iburengerazuba bunejejwe no kwifuriza abayisilamu bose by'umwihariko mu ntara y'Iburengerazuba umunsi mukuru wa Eid al-Adha. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko uwo munsi wagira umunsi w'ibyishimo, umunsi wakirirwa amasengesho ndetse n'ibikorwa byiza tuzakora ku munsi wa Eid. Ndubwo abayisilamu mu gihe cy'umunsi wa Eid nkuru hari ibikorwa byiza Imana yishimira kandi binini. Muri byo icyambere no gusari. Abayisilamu bose bakagana ahategereje gusari, wa salatu takunu qabla ba'da shuruq, kandi mbyukuri iswala yo ku munsi wa Eid iba nyuma yuko izuba rirasa. Ni ukuvuga ngo hagati ya saa 12 ndetse na saa 1 niyo mpamvu ubuyobozi mu ntara y'Iburengerazuba by'umwihariko mu karere ka Rubavu ahazabera isengesho ry'Eid ku rwego rw'intara ko isengesho rizatangira isaa 1 zuzuye. Saa 1 zuzuye tuzaba dutangiye gukora isengesho. Mu bindi bikorwa harimo gukora igitambo, kubaga itungo kubera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo kuri itambo ni igikorwa gikomeye cyane tugomba gukora tukirangiza gusari ndetse kugeza ku munsi wa 4 uhereye ku munsi w'Eid. Mu bindi bikorwa ni atadamun, ni ubusabane ndetse no gusangira, kugaburira abakene, abatishoboye n'abandi bose bashobora gukenera ifunguro ndetse kurya kuri atungo. Ugasangira n'abawe, ugasangira n'abaturanyi ndetse n'abandi bose mudahuje ukwemera, abavandimwe bacu b'Abakristo n'abandi bose mukaba mwafatanya gusangira iryo funguro, mukabahamagara akaba gusabana kubera ko ari umunsi mukuru ndetse ari umunsi w'ibyishimo. Nanone mu gusoza nongeye kwifuriza abayisilamu bose by'umwihariko abayisilamu mu ntara y'Iburengerazuba Eid nziza, Eid Mubarak. Allah yakire ubusabe n'amasengesho yacu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.